wa munota 410203 Tupaski. Ladies and gentlemen, wakiwazuti ese mnakakanya nguzana iki? Sasa ukibona iyi foto, ukibona aya mafoto arimo agenda yinduranya gutya, aya n'amafoto arimo aratwika cyane ku mbuga nkoranyambaga. Aya ngaya kuri social media na mafoto akunzwe cyane. Sasa nguzanye kuba wayikorera nawe ubwawe. Kurikira video mpaka irangiye kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa step by step. Bijatinze tuba muri telefone yacu. Sasa nahandi hantu bizita tujya hano muri Google Chrome. Google Chrome tukiyifungura tutajya kuri poto imeze gutya. Sasa tuza hano handitse search, murahoreba neza cyane. Sasa twandikamo ijambo ngiye kuba nakwereka. Tugiye kwandikamo ijambo Gemini. Yagira ngo uryandike neza witonze nk'uko ndi kuri kwereka. Ijambo Gemini ukimara kuryandika urahita ukanda search. Ugikanda search urabona link ya mbere yanditseho Google Gemini. Nurangiza uhite uyikandaho neza witonze. Ukikanda urahita ugera kuri poto imeze gutya. Sasa ukimara kugera ku ipoto we n'ahandi hantu uhita ukanda, dore ugiye guhita ukanda hangaha. Ukihakanda harahita hano welcome go to Gemini, urahita ukanda hano nkweretse. Ukimara kwakanda birarodinga uku nguku uri murabibona. Yes, sasa urahita ukanda hano handitse Demis. Ukihakanda urahita ubona platform imeze gutya. Sasa my friends, nababwiye ko nzajya mbazanira udushya twonyine, nitwo nzajya mbashyira kwijana bahita wa munota show. Yaman, sasa ahangaha tukanda ahangaha. Ukikanda kw'ikimenyetso cya plus urahita uhabona du platform tugiye tumeze gutya. Turabona kamera, tubone update file, tubone add photo. Yes, twebwe turashaka anga update file. Tutangiza tuwakane neza twitonze. Tukiyakanda tuhita tubona platform imeze gutya. Ahangaha tuhita tukanda hano handitse file. Tukiyakanda turahita tuza hano hejuru hari ubudomo butatu bita tujya kuri platform imeze gutya. Ahangaha tujya muri gallery ya telefone yacu. Sasa tukiyakanda tuhita tugera muri gallery ya telefone yacu. Ahangaha tuje gushaka ifoto dushaka kuba twakora nka kuriya. Yes, Gemini iradufasha kuyigeneratinga neza cyane. Yes, ifoto yacu murabona ko twamaje kuyikandaho. Tukikandaho ahangaha hari amagambo ngiye kuba na pasting ahangaha. Aya magambo ndi buyashyire muri description y'iyi video. Yes, nawe uri bugende uyarye copy, nurangiza uzajye upastinga ifoto gutya, nurangiza uhite nayo upastingamo hasi. Yes, my friends, ewa neza cyane. Nurangiza kuyapastinga magurya na kindi uhita ukora, uhita ukanda kwa kamenyetso nyweretse. Ukigakandaho ifoto yacu ira creatingwa, ira loadinga. Nurangiza utegereza akanya gato. Kimara gutegereza, yes, already urabona ko ifoto yacu yamajije kuba yaba neza cyane. Yes, aya ni amafoto akunzwe cyane kuri social media. Ni amafoto meza cyane, ni amafoto ameze nk'igishushanyo. Bafata ifoto yawe ya nyayo hanyuma bakayigushushanyiriza neza cyane. Yes, nurangiza kuyisavinga urakanda hariya nkweretse. Nurangiza ihitiza muri gallery ya telefone yawe. Yes, already ifoto yamaje kuba yagera muri gallery. Reka tuze muri gallery yacu hanyuma tureko ko niyi foto yamaje kugeramo. Yes, urayibona neza cyane, dore ngiyi hano hejuru urabona ifoto yacu yamaje kuba yagera muri gallery. My friends, nibukunze iyi video kuko izi foto zirakunzwe cyane kuri social media. Mweretse uburyo wayikorera, nanjye nta kindi kintu musabye, kanda subscribe kandi kukazujya kugira ngo video byose nzajye na uploadinga ujye ubasha kuba wayibona mu wa mbere. Yes, urabona ko neza rwose ya foto yacu, dore ngiyi imeze neza cyane. Ushobora kuba wayiposting. Jina langu ni Mwajesu. Ndabakunda cyane.